mu karere ka Muhanga gaherereye mu ntara y'amajyepfo y'u Rwanda niho harimo haravugwa iyi nkuru ibabaje kandi iteye n'agahinda yagiye igarukwaho n'abagiye batandukanye bose bo muri kano karere, aho umusore w'imyaka 35 yishe se urupfu rubabaje, urupfu ruteye ubwoba. Ese byaba byaragenze gute kugira ngo uyu musore w'imyaka 35 yice se umubyara? Birababaje kandi biteye n'agahinda byinshi. Rero urimo uragenda wibaza byerekeranye n'iyi nkuru, nibyo tuje kugenda tubasobanurira mu makuru yacu y'uyu munsi. Reka rero dutangire n'iyi nkuru yacu ibabaje iteye agahinda, aho ubushinjacyaha ku rwego rwisumbuye rwa Muhanga bukurikiranye umusore w'imyaka 35 y'amavuko ukekwaho kwica se umubyara w'imyaka 60 babanaga mu rugo amutemesheje umuhoro. Icyaha akurikiranyweho cyakozwe ku itariki ya 20 Kamena 2025 mu kagari ka Busoro, umurenge wa Kayumbu, mu karere ka Kamonyi, ubwo uyu musore yatahaga mu rugo kwa se umubyara se akamubwira ko akuza agomba gushakaho ajya kuba. Uyu musore agahita yadukira se akamutemesha umuhoro kugeza ashizemo umwuka. Uregwa abazwa mu bugenzacyaha no mu bushinjacyaha yemeye icyaha, avuga ko yatemye papa we mu mutwe, amaboko n'amaguru, inshuro atibuka, amuca amaboko n'umutwe, ubundi ajanjagura umutwe wiwe akoresheje umuhoro. Mana y'isi n'ijuru, mwumve aya mahano uyu musore yakoreye papa wiwe umubyara. Nk'uko rero iyi nkuru dukesha ubushinjacyaha bukurivuga, yasobanuye ko yabitewe n'uko se yahoraga amutoteza amubwira ngo namuvire mu rugo yishakire undi mugore kuko uwo babanaga batari akibana. Icyaha rero uyu musore akurikiranweho cy'ubwicanyi buturutse ku bushake giteganwa n'ingingo y'107 itegeko nomero 68 akarongo kaberamye 2018 ryo kuwa 30 akarongo kaberamye z'ukwa 8 akarongo kaberamye 2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange nk'uko ryavuguruwe kugeza ubu. Iyi nkuru rero ikimara kujya hanze, abagiye batandukanye bose bakomeje kugenda bababazwa n'aya makuru ateye agahinda uyu musore yakoreye se umubyara. Bamwe bati uyu musore rwose akatirwe igihano cya burundu kuko ibintu rwose yakoze ni ibintu by'agashinyaguro, ni ibintu bibabaje. Murumva ibintu yakoreye se umubyara. Mu gusa rero kuba yiyemerera n'icyaha kuko ndumva ngo atazagora n'ubushinjacyaha, ahubwo bazahite bakora akazi kabo. Ibyo rero ni birimo biragenda bitangazwa n'abaturage batuye hano muri kano karere ka Muhanga biboneye ibi byose bibareka. Rero atwebwe tubashimire kandi twongere babwira ati murebe munsi y'aya makuru murabona ijambo subscribe cyangwa sabone, mukandeho n'akazogera kaza nako nimugasige nako mugakandeho. Icyo gihe muzamushimangiye yuko mugiye kujya mu babambere mu kubona amakuru ndetse n'ibiganiro tugenda dutambutsa umunsi ku munsi. Imana yo mu ijuru ikomeze ibane namwe kandi mwibuke no kuduha ibitekerezo byanyu, haba ari igishima byo dukora, haba ari ikitugira inama, byose tuba tubigeneye kugira ngo ibintu bikomeze kugenda neza cyane 5 kuri 5.